Yesu ashimwe. Welcome again guys. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso birindwi bikwereka ko umaze igihe mu ntambara n'ibitero by'abadayimoni cyangwa se bya satani cyangwa se by'imbaraga z'umwijima. Bimwe ubona ari ubuzima busanzwe ukabona nta kintu kiri kuba, ariko kiri kuba mu isi y'umwuka, kuko ubuzima twebwe tubaho twese burimo ibice bibiri. Burimo ubuzima tubona n'ubuzima butagaragara bwo mu mwuka, kandi ubugira imbaraga cyane kuri twe ni ubuzima butagaragara, kuko ibitagaragara nibyo biza bikagaragara, ugasanga bije bisa nabi, ari positive cyangwa se ari negative. Rero nibyo tugiye kuganiraho. Mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Yewe turi kuvugana, nitwa Uwayezu Valens, ni kuri Healing Word Podcast. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryadufasha gukira cyangwa se ryadufasha gukanguka kugira ngo tumenye ubuzima turimo. Reka dusenge kugira ngo tubone kwinjira mu mwanya wo kuganira. Turagushimiye kuri Imana ikiranuka, dusenze mu izina rya Yesu twizeye kugira ngo utukize kandi utubohore, kandi aho twagucumuyeho utubabarire. Dusengeye abantu bose bumvira ijambo, abari kure n'abari hafi, kugira ngo ribagireho ububasha n'imbaraga, kugira ngo bakanguke, kugira ngo bamenye icyo bashakaho, kugira ngo kandi bakizwe nawe nibamara kuryumva. Reka imbaraga z'Imana zibagaragareho, umugisha uturutse ku Mana ube ku buzima bwabo, kandi ubagirire neza kubwo kumvira ijambo bakaryakira bagakora ibyo ribategeka. Turagushimiye ko uri kumwe natwe, reka ubane natwe muri uno mwanya, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuganira rero ijambo ry'Imana, ni ibimenyetso birindwi bikwereka ko umaze igihe mu ntambara n'ibitero bidasanzwe by'abadayimoni cyangwa se by'imyuka mibi, cyangwa se mbega isi yawe y'umwuka yaba yaratewe ntubimenye, cyangwa se yawe y'umwuka yaba yaragezweho n'imbaraga mbi ntubimenye. Ni cyo kintu tugiye kuganiraho kugira ngo ku manywa na nijoro cyangwa se buri munsi umenye ngo mfite urugamba rungana gutya, mfite intambara zingana gutya, mfite ubuzima ngomba kurwana bungana gutya, cyangwa se ndasengera abavandimwe banjye, ndasengera abana banjye. Ubwo buzima rero nibwo tugiye kurebaho. Ibimenyetso ufite mu buzima birakwereka iki, uko ubayeho urabona umeze gute, kuko hari igihe uterwa ntubimenye. Ikintu cya mbere kiri mu buzima ni ukubaho ubuzima waratewe ntubimenye, ukumva ugenda nta kibazo. Rimwe na rimwe ushobora no gupfa utabizi, kuko ubuzima bwawe bwarangiritse. Ngombwa ko ujya kwa muganga ugiye kwivuza malariya, bagahita bakubwira ngo urwaye n'ibihaha, urwaye n'imivuduko, urwaye indwara nyinshi zikakubana nyinshi, deja kuzikubwira ubwabyo bigahita binakwica, ugahita wumva utaye umutwe, no mu gutaha ukagenda wiyenza mu mihanda. Rero ubwo nibwo buzima rimwe na rimwe tubaho bwo guterwa no gupfa ntitubimenye, ariko turashimira Imana ko ijya iduha uburyo bwo gusobanukirwa no guhishurirwa no gusoma ibyanditswe byera, tukamenya uko duterwa n'ibihe tugezemo. Rero ibitero by'imyuka mibi cyangwa se by'abadayimoni n'iby'imbaraga z'umwijima, tubivuge mu magambo meza, cyangwa se ibitero byataka isi yacu y'umwijima nako itagaragara y'umwuka, isi y'umwuka. Ibitero by'imyuka mibi bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe bwose, kandi ibyo bitero bishobora kugaragara mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni physical attacks, cyangwa se guterwa n'ibintu bigaragara. Naho hakazana negative energy, imitekerereze mibi, cyangwa se ukumva waracitse intege, wumva ufite ubwoba, cyangwa se demonic influence, kuba abadayimoni baza mu buzima bwawe, ukaba wakitura hasi, ukaba wahora urwaye indwara zimeze ukuntu, ukumva buri gihe umeze nabi, urota ibintu bibi, urota inka, ibintu bikwirukankana, urota ubuzima nyine uhura n'ibintu bitabaho, ukarota ukora ibyaha runaka by'urukozasoni n'ibindi byinshi. Ibyo bintu ni ibimenyetso bigaragaza ko ufite ibitero byaguteye. Tutarajya kuri izo ntuze, ni ubuzima tugomba kwitaho no kumenya, kugira ngo ubeho uri piwa, ariko uri kumwe n'Imana, ariko uzi ngo ese ubuzima bwanjye buri senti bumeze neza imbere y'Imana. Mbere na mbere physical attacks, ibitero bigaragara, ni ibitero bishobora kutagaragara ariko bigashobora kwangiza wenda ubudahangarwa bw'umubiri wawe, bikangiza n'ibindi. Naho spiritual attacks ni ibitero byose bikujyana kure y'iby'Imana ishaka, ubuzima bwawe bukajya kure y'Imana.
ni bya bitero bituma ujya ahantu Imana idashaka. Mbere ko tuganira ibintu tugira ngo tumenye ibintu Satani ashobora kwataka. Satani ashobora kwataka umwuka cyangwa se igice cy'umwuka. Muzi ko mu itangiriro Imana ivuga ngo Imana ihumekera mu muntu umwuka w'ubugingo ahinduka ubugingo buzima, mu mwuka ahinduka ubugingo buzima. Satani ashobora kwataka umwuka, akataka n'ubugingo, so akataka na body cyangwa se umubiri. Iyo umubiri watatswe n'ibindi bimera nabi cyangwa se bikagira ikibazo. Deja mu busanzwe tuvuze so twumva mind cyangwa se ibitekerezo cyangwa se imitekerereze ya muntu, spirit tukumva igice cy'umwuka, tukumva n'umubiri ariwo uyu nguyu wacu tubona. Then tugendeye ku gitero cya mbere cyangwa se ikimenyetso kikugaragaza ko uri mu ntambara mu mbaraga z'umwuka cyangwa se hari ibintu byakwatatse. Ikintu cya mbere ni gutakaza ibyiringiro byo mu bumana cyangwa se mu buryo bw'umutima cyangwa bw'umwuka, ukumva nta byiringiro usigaranye, ukumva ubuzima bwawe bwaragiye, ukumva nta mbaraga, ukumva ntibishoboka, ukumva ntago umeze neza nyine, ukumva Imana ntigihari, ukumva Imana ntikwibuka, ukumva uri helpless, ukumva usigaye uri wenyine, ukumva umutima wawe nyine waragiye, ukumva umutima wawe nturinzwe, ukumva imitekerereze yawe yaranduye. Igihe cyose utekereza ko uzapfa, igitekerezo ko ubuzima budahari, icyo gihe rero nicyo kigaragaza yuko, ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko waba warageze gute, waratatswe, umutima wawe watatswe cyangwa se ubuzima bw'umutima na mind yawe yatatswe. Reka turebe ijambo bishyigikira Imigani 4:23. Imigani ibice 4:23 aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Niba hari ikintu tuba tugomba kumenya mu buzima bwacu gisanzwe, ni uko ahantu hari ibintu by'agaciro niho hatakwa cyane. Nubona abantu bakurwanya uzamenye ko uri iboro cyangwa se uri agaciro, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu ukomeye, wowe ubwawe urashoboye, hari ibintu ushoboye. Rero impamvu abantu bakurwanya ni ibyo bintu wagezeho, ibyo ushaka kugeraho cyangwa ibyo uri kugenda ugana mu kugeraho. Rero iyo bavuze ngo rinda umutima wawe, mu yandi magambo ugomba ukarwana kugira ngo umutima wawe uhore urinzwe, kuko iyo umutima wawe wamaze gupfa, ariyo soko y'iby'ubugingo, ariyo soko y'ubugingo ya roho y'ubugingo Imana izaha ubugingo buhoraho, nawe uhita upfa cyangwa se uhita wandura. Mu yandi magambo imitekerereze yacu niyo iganisha ku bugingo buhoraho. Niba rero isoko y'ubuzima cyangwa y'ubugingo yanduye, bisobanuye ko nawe wamaze kwatakwa. Rero igihe watangiye kubona ibitekerezo byawe byaravuye ku murongo, byaratanye kandi uri umuntu w'Imana, uhita utangira gusenga, ukegera Imana kugira ngo isabe imbabazi n'imbaraga yongere kugarure mu murongo. Ntukibwire ko umeze neza. Niyo mpamvu turi mu buzima, dusigaye tubaho ubuzima, umuntu ahinduka ukabona atangiye kujya asambanira mu ruhame, akora ibintu mu ruhame bikoze Imana isoni n'abantu n'umuco gakondo nyarwanda, ugasanga ibyo bintu ntabwo wabyihanganira, ariko kubera ko atamenye ko yagenderewe, we aragomeza akabikora nk'ubuzima kumva nta kibazo. Ariko ndakumenyesha ko mu gihe ubona umutima wawe n'imitekerereze yawe byahindutse, umenye ko deja wamaze kwatakwa n'imbaraga z'umwijima zishaka gutwara ubugingo. No guhindukira ugasenga. Ikimenyetso cya kabiri, kubabara cyane mu mubiri cyangwa mu ngingo. Iyo umubiri ubabaye n'umutima cyangwa se mind n'igice cya roho umwuka birababara cyangwa bikangirika, ntabwo biba bigikora. Ariko umubiri ntuba ukwiriye kudutsinda. Buriya nubwo wasenga urwara, ntabwo ari kimwe no gusenga uri muzima. Iyo abantu barwaye akenshi ntabwo basenga, ahubwo basengera mu bitekerezo. Kandi buriya dusenga mu buryo bwose, niko Pawulo yavuze abwira Abefeso, ndumva yarabwiye ngo basenge mu buryo bwose bwo gusenga. Wasenga uhagaze, wicaye, urira igiti, uryamye, upfa kuba usenga kandi uri kumwe n'Imana yawe, ariwo mubano ufitanye n'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo muri Yobu 27:5 haravuga ngo ntibikabeho yuko mbemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Aha ni nko kukubwira ngo ntibyemereye ko dufata umubiri wacu ngo utubere ubuzima bwo gutuka Imana no kuyivaho ngo tuyisuzugure. Urugero rwiza, Yobu icyo gihe ngo Satani ngo yagiranye ibiganiro n'Imana. Aha ngaha niho nigeze kumenya ko buriya Imana na Satani bajya baganiriye ryari. Satani ngo yari yaje mu iteraniro ry'abera, Imana iramubaza ati kuri aho ngaho, Satani aramubwira ati genda hari.
uri gukora iki rero? Ati jyewe naje kureba abantu bawe, naje kureba, ndi gutembera nzerera isi ndebe uko imeze. Imana yambwiye ati ariko uri kureba Yobu aho ngaho uri kuramye wazamuye amaboko ukuntu anyishimira nkunda kandi angomaho. Satani rero azi atagetinga ibintu, kuko ubutunzi biri bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu wese mu isi ava ku Mana agatumbira ubutunzi cyangwa amafaranga. Rimwe na rimwe biterwa nuko nta kundi kuntu yabigenza, ari imbalance y'ubuzima, bakavuga ngo sinatumbira Imana cyane sinabona ubuzima, ariko reka ntumbire n'amafaranga, ko kurya bituruka ku bushobozi bwo kuba wabona amafaranga cyangwa se wahinga. Rero Satani amubwira ati fata ibintu afite byose ubimutware maze urebe. Imana ibikoze abona imugumyeho, noneho abana be batware urebe. Abana bagiye agumaho, naravuga ati noneho kora ku mubiri we noneho wirebere. Imana iramubwira ati ngaho bikore. Nabwo Satani abikoze, Yobu amera nabi kugeza ubwo ngo yishimishaga indyo, kugeza ubwo umugore wamubwiye ati noneho aka gahinda urimo kugira ngo gakire nuko watuka Imana. Ndabizi Imana nituka ntagira bwihangana uraza gupfa, gituka upfe nyine ugende uruhuke n'ubundi wigendere, n'ubundi iyo Mana nta n'ikimaze, ni fake. Rero ikintu nshaka kuvuga, ntitukagere mu buzima bw'umubiri cyangwa bw'uburwayi tubabaza cyane ngo twumve ko ari cyo gihe cyo kwihakana Imana, kuvuga ngo Imana nta kimaze ngo uyijugunye. Ahubwo igihe ubona umubiri wakurembeje, uhura n'indwara zidasanzwe za buri buryo, za buri mwanya, we ntukarebere ibintu by'umubiri urwaye n'indwara urwaye ngo uzirebere mu buzima busanzwe. Ibuka yuko nababwiye ngo igice cy'umwuka iyo cyatatswe, rizati ziboneka mu mubiri, kandi niko ni itegeko. Igice cy'umwuka iyo cyatatswe, rizati ziboneka mu mubiri. Niba wahuye n'uburwayi, menya ko ari rizati y'ibyaguteye. Rimwe na rimwe ntukumve ngo ni ibintu bisanzwe biri aho. Umuntu w'Imana yari safe, ari kumwe n'Imana ahura aba ari muzima. Iyo umubiri wawe watatswe, akenshi rizati ziboneka mu mubiri iyo umwuka watatswe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari abantu barwara ibirwara byinshi bikomeye, ariko ugasanga ikibazo ntabwo ari uko ari umubiri nyine tu nk'uko result test zibigaragaza, ahubwo ugasanga ikibazo ni umwuka cyangiritse kuva kera. Ugasanga hari ibirwara urwara kubera igice cy'umwuka cyatatswe ntiwabimenya. Rero iyo wowe yaravuze ngo icyo madamu wakora cyose n'inshuti ze n'abazaga bamuhugura, yarabwiye ati jyewe ntibikabeho nubwo umubiri wantatse, I know the reason, ntibikabeho yuko mbemerera ngo muvuze ibitunga, muvuze iby'abapfapfa, kugeza ubwo nzapfa umubiri wanjye ugapfa nkajya mu gitaka, sinzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Kugira ngo ube inyangamugayo ni uko ikimenyetso cy'uko iyo umubiri watewe uba wamaze kwatakwa. Iyo watangiye kurwara indwara zitandukanye zidasanzwe, utangira gusenga ukavuga ngo Mana yanjye ndifuza yuko nkiza, ukongera ugaruka mu gihe cy'imbaraga z'Imana. Igitero cya gatatu cyangwa ikimenyetso cya gatatu ni lack of attacks, cyangwa se iyo uri mu mudendezi cyangwa nta bitero by'umwanzi ufite. Iki ni ikimenyetso cya gatatu. Iyo nta bitero ufite cyangwa uri mu mudendezi umeze neza, ukabona birarambye bimaze igihe, ujye umenya yuko mbega watatswe, ujye umenya ko wagenderewe nabwo. Kuba nta gitero ufite uri umuntu w'Imana bisobanuye ko ubwabyo deja Satani yakwatatse. Buriya Satani agira sisiteme ikomeye mu isi yacu isanzwe. Ujye wibaza impamvu umuntu agenda agasambana, akajya mu tubyiniro akagira gute ntagire icyaba, cyangwa se nyine akakora ibyaha byinshi ariko ntagire ikintu aba, ukabona ameze neza. Satani agira sisiteme ivuga ngo abantu banjye n'ubundi ntaho bazajya. Mbega sisiteme Yesu afite na Satani arayikoresha. Iriya yo kuvuga ngo Yesu afata intama 100 zizi ko ntaho kizizaba, 99 akazisiga, akajya gushaka imwe yazimiye. Satani iyo tekinike arayikoresha. Iyo azi ko n'ubundi uri mu byaha bye yakuboshye, hari ipfundo ry'ikintu yakuboheyeho, nta kibazo yagirana nawe, arakureka kuko n'ubundi uri kubyinira mu murima we nta kibazo. Ariko iyo abona ko wazamucika, uri kumucika uri umuntu w'Imana, aguhora akagomeza akugerageza. Rero igihe uzi yuko umaze igihe nta kibazo, nta gitero, nta gusenga, nta kurwara, nta gusenga, nta bibazo, nta ntambara, ukumva umeze neza, nta kibazo, nta ukuvuga nabi, nta ugusebya, ujye umenya ngo ubwo buzima urimo ntabwo butekanye, ukeneye kugira gute? Gusenga Imana. Igihe nta bitero by'umwanzi uri kubona, mu gihe icyo gihe Satani abagira ngo wirare, ubuzima bwawe abukure ku Mana,
uhange amaso ku mafaranga cyangwa n'ibindi. Iyo rero watangiye kugira ubwoba, aho kuramya Imana ugatangira kugira ubwoba, ugatangira kubaho wumva ufite ubwoba mu mutima wawe, aho utangira gufata ibyemezo ugendeye ku marangamutima yawe, aho kugendera ku by'Imana igushakaho. Ariko ijambo ry'Imana tugaragaza ko buri gihe umuntu w'Imana ahora mu ntambara. Igihe cyose umuntu w'Imana ntajya abona umwanya wo gushoma. Niyo uri abasirikare nibo beza nakunze. Abasirikare bakunda guhora barekarana intambara rimwe na rimwe. Umusirikare iyo atari mu rugamba aba yumva ari shome, aba afite shomaje, aba yumva nyine ari guta umwanya kwa. Abasirikare ubundi aba yumva yahora arwana gusa, ntarwane arwanira mu gihugu cyangwa se arwanira mu guproteje igihugu, ahubwo niyo ajya kurwana ahandi habuze amahoro akajya kuyazana, ariko akumva buri gihe yarwana. Mbega iyo uri umukristo uhora mu ntambara ku rwego niyo amahoro iwawe yabonetse, ujya kurwana intambara z'abandi. Ubwo iyo mvuze mu ntambara z'abandi ni mu buryo bw'umwuka, ku buryo n'abandi babona ubusirikare bwawe aho bushingiye, bakabona imbaraga zabwo. Gusa mu gihe tugezemo biragoye ko abakristo barwaniranirana intambara. Icyo kimenyetso nababwiraga rero, kadusome ijambo ry'Imana twumvishe uburyo duhora mu ntambara. Yobu 7:1 yaravuze ngo mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'ukorera ibihembo. Mu yandi magambo aha Yobu bari kumubwira ngo ko agiye gupfa, ko yahombye, kameze nabi. Kandi arababwira ati kare ngewe nta kibazo mfite, kuko umukristo cyangwa se umuntu w'Imana ahora mu ntambara. Umuririmbyi yaravuze ngo turi abasirikare benshi cyane bogejwe mu maraso. Haleluya. Turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso, kandi twogejwe mu maraso ya Yesu. Abandi bajya mu ikosi bakajya mu bintu bitandukanye, ariko twebwe turagenda twikubita mu maraso ya Yesu, tukavamo twabaye abasirikare. Training izindi zimenyereza akazi zikomera gake ko ugenda usoma ijambo ry'Imana, usenga, ubana n'abera, uririmba, ugendana n'Imana, ukora imirimo myiza y'Imana, wirinda ibyaha, ugerageza kurwanya ibyaha, reka mvuge gutyo. Ariko ubwo buzima bwose ukimara kuba umusirikare wa Yesu, uhaguruka nyine uvuga ngo afande ni Jesus. Rero kuhaguruka urwanana na Yesu bisobanuye guhora mu ntambara. Yobu yaravuze ngo mwibwira ngo ndapfuye, ngo umubiri wagiye, ngo ni gukoresha indyo nishima, ngo ibibazo byasaze, ngo ntuko Imana. Aravuga ati mugabanye amafaranga, ngo yabuze, ngo minerivare, ngo turapfuye, ngo aravuga ati ibi byose uri kubona ni intambara, kandi ame soja, niba ndi soja ngomba kurwana. Rero niyo mpamvu tutagomba kugira ubwoba bw'ibyo tubona, ahubwo twavuye muri chômage, we have to fight, that's what we are. Rero igihe ubona nta attacks ufite, utari mu ntambara, jya umenya ko ari ikindi kibazo gikomeye mu buzima bwawe. Ikimenyetso cya 4 kigaragaza ko wahuye n'ibitero ntubimenye, amasengesho y'intege nke, weak prayer life. Niba waratangiye kugabanya amasengesho yawe n'imibanire n'Imana, bisobanuye ko watewe uri gucibwa intege zo kwegera na n'Imana. Niba uzi neza ko wajya gusenga amasengesho ari 2, wasomaga ijambo ry'Imana, warateranaga, wagiraga gute, ariko this life you already wicked, this time you are weak, bisobanuye ngo deja waratewe ntiwabimenya. Warabyukaga nijoro ugasenga, warigiraga gutya na gutya, icyo gihe cyose wajye gufatwa na cyaragabanutse cyane. Atari kwa kuntu uvuga ngo ndi umukristo, ndasenga, nkamenya ko ndi safe, habaye imbogamizi ariko zirarangira, nkomeza gahunda yanjye. Igihe uzi ko utari control mu misengere, wisanga bamaze ibyumweru 5 udasenga, amezi 2, iki, icyo gihe cyose ni ikimenyetso cy'uko uri under attacks of Satan. Ukeneye kongera imbaraga mu misengere yawe, kongera kuvuga ngo naratewe, naragenderewe, reka Imana ingarure. Yesu muri yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, musohoke mu bantu, musange ahantu hatari abantu, muve ahantu away from the peoples, fresh peoples. Ni nko kuba abantu bafite kamere runaka, muze ahantu dusenge. Imana igukeneye mu gusenga, kuko niho igucomekamo imbaraga zibasha kukugendesha ikindi gihe. Ndibuka Eliya afite ubwoba, ajya munsi y'igiti cy'umurotemu, Yezebeli yamubwiye ngo nubwo wanyiciye abahanuzi ukagarura Imana ya Isirayeli ikimikwa, nanjye nintakwica, izuba nirenga ntakwishe mbihorwe. Bayali abimpora. Icyo gihe Eliya yagiye munsi y'umurotemu arasenga, araryama, arasinzira, yisabira gupfa. Ariko Imana sicyo yabonaga, Yesu imuhereza ifunguro, azagendera iminsi 40 agenda
nta kindi kintu yongeye kurya. Bivuze ngo iyo dusenze, niyo turi kumwe n'Imana, nibwo tubona ibyo kurya no kubaho tukagenda. Erega ntabwo uri kubibona, ariko ubuzima bw'ino si yacu buri kugenda butwegera bukomerera buri muntu wese, kuva kukomeye no kugera kuworoheje, ku rwego dukeneye imbaraga z'umutima kurenza imbaraga z'umubiri n'iz'ubushobozi. Umuntu arakira akagira amafaranga cyangwa se akagira ubundi bushobozi, ariko uburwayi n'ibindi bibazo byinshi no kutamera neza no kutavuga neza n'umutima ucitse intege bikamumanura hasi ku rwego umuntu agenda asa nabi, agahinduka nabi cyane. Rero dukeneye gusenga. Igihe ubona waracitse intege mu gusenga, waradohotse, menya ko ari ikindi kimenyetso cya kane cy'uko wageze gute, watewe cyangwa watatswe, kuko ahantu wagakubitiye Satani yarahicaye ntabwo kihaboneka. Matayo 26:41 harabanga, mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Ahangaha ngo iki gihe abigishwa Yesu ari gusengana n'abigishwa be ku ijoro rya nyuma, ngo abigishwa ngo mu maso yabo hari haremereye. Iyo usomye Matayo 26 hose ukaharangiza, ngo amaso yabo ageze hararemera, ukumva ijisho ntiri kuva hehe, ntiri kukuvaho nyine, ukumva imboni z'amaso zafatanye, ngo intumwa niko zari zimeze. Ziriya ziba ari igihu cy'umwijima cyaje, kuko n'undi Satani yari abegereye agira ngo akore ibikorwa bye, imbaraga zari nyinshi. Icyari gisigaye ni Yesu wagishoboraga wenyine, abandi bose bari basinziriye kubera intege nkeya. Bisobanuye ko hari igihe kigera Satani akataka n'umuryango cyangwa urugo rwose, ku rwego usubira inyuma n'abawe bagasubira inyuma, wowe wenyine utahaguruka ngo uvuze induru, usakuze, utokeshe, usenge, mwese mugasinzira, abantu mugatangira kurwara indwara zitabaho, ibibazo bigatera, amapromosiyo y'ubuzima akabura, ibibazo bikakwisukaho, ku buryo bigusaba ngo wongere ukanguke, wowe wenyine uhagurutse ibendera ryo kunesha, usenge, uvuge ngo ndi umusirikare wa Yesu wogejwe mu maraso, sifite ubwoba, nta nubwo nzasubira inyuma. Rero iri jambo rigaragaza iki gihe Yesu ngo yagarutse nka kabiri kose, asanga abigishwa basinzira, ababwira ati muse, ari nabwo bamubwiye ati turagumana nawe ntaho tujya. Yesu araza arababwira ati munaniwe no kubana nanjye n'ino minota mikeya, muragumana nanjye gute? Ariko Imana iduha imbaraga. Gusa ibyasohoye yenda byarasohoye, byantekereza nkavuga ngo Petero, byari ngombwa ko iriya nkuru ya Petero yandikwa yo kuba ashaka kurwanira Yesu agakoresha icyuma n'inkota n'ibiki byose. Petero yakwiye kuba yarasenze akabana n'Imana ku munsi wa nyuma, akaba ari maso ku rwego yumva mu mutima we, aho yari no kumenya amakuru y'icyo Yesu aje gukora, aho kumva ko urugamba ruje ari bururwanisha inkota, yari kumva yuko Imana iri burwane kandi bigiye kuba byose biturutse ku Mana. Aho kubera gusinzira ku ijoro rya nyuma no kutagira amakuru, yashidutse ari kurwana kandi ashiduka ari kwihakana Yesu bitewe n'ubwoba bw'umutima. Imana iduha imbaraga kugira ngo tubashe gusenga. Ikindi kimenyetso cya gatanu, kumva ntawe ukwitayeho, uri wenyine, feeling helpless. Iyo ikimenyetso cya gatanu kivuga kumva uri wenyine ntawe ukwitayeho, ikimenyetso cya gatanu kikwereka ko uri under attacks, ni ukumva uri wenyine, niba uri guterwa n'ubwoba n'inzitizi n'ibibazo bikuzengurutse, niwe ndi kubwira, aho kwibuka ko Imana ikomeye, icyo ni ikimenyetso cy'uko watewe. Abantu benshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, njya mvuga ngo abazungu akenshi batwigishije Imana, ariko rimwe na rimwe njya mvuga ngo twayize nabi. Abazungu ntabwo bajya batinda mu kuvuga ibibazo, batinda mu kuvuga Imana. Abagerageza gusenga bavuga Imana, ntabwo bavuga ibibazo. Ariko twebwe abanyafurika badutoje ko tuvuga ibibazo aho kuvuga Imana. Rimwe na rimwe hari nubwo twe twumva ko Imana ari izajya kudukorera, wenda ukabona akazi, ukabona ubuzima runaka uzakora, aho kugira ngo ujye mu kazi ugafata ya masaha yo kujya mu kazi aho ukajya kuyasengamo, ukibwira ko Imana izaza no kugukorera nkuko nawe wagiye gusenga. Kandi ubwiza ukuri, nujya gusenga Imana icyumweru kigashira, ntabwo mu kazi wagakoze naho hazajyayo Imana. Rwose mbikubwiye, Imana izagushakira akazi, ugomba gukora akazi kandi ukanasenga Imana. Rero rimwe na rimwe abantu benshi duhurizwa no kuvuga ibibazo aho kuvuga Imana ifite dukomeye. Rero niba ufite umuco cyangwa se warakuze mu buryo bwo kuvuga ngo ufite Imana ikomeye, ukabwira ibibazo Imana ufite, gerageza ntucike intege. Niba waracitse intege ukumva usigaye uvuga ibibazo kurenza kuvuga Imana ufite ibasha kubyica,
ubwo ngubwo bivuze ngo ni ikimenyetso cyo kubasubira inyuma cyangwa se watewe n'ibitero bya Satani bigutera ubwoba. Niyo mpamvu Dawidi abantu benshi baramuzi cyangwa se inkuru ze murazizi, ariko ikintu Dawidi yangishije kimwe ni kimwe cyonyine, ni uko ntakeneye kuvuga uko umwanzi kose yaba angana kose, sinkeneye kuvuga imbaraga z'umwanzi, ahubwo mvuga imbaraga z'Imana. We yaragiye avuga imbaraga z'Imana mu gihe abandi byari byabananiye bari mu myobo, abagabo bamubyaye n'abasore n'abakuru be bose bari bageze mu mwobo baryamye basinziriye, abandi batibuka ko baje no kurwana. Ariko Dawidi aturuka nk'ari yari akagabo kagufi, ngo ari umusore mugufi w'inzobe, azavuga ngo yewe Imana ya Isirayeli isenga irakubagira ibisiga kandi irakwica ikungabize nkuce n'igihanga. Mu yandi magambo, aho kugira ngo utinye situwasiyo y'ubuzima na circumstances urimo, gerageza uvuge imbaraga z'Imana zikomeye. Kandi akimara kubivuga, undi arambifata nko guhuza intware ebyiri cyangwa se guhuza ingabo ebyiri, mbega nko gusheta Imana. Mu yandi magambo, ni nko gusheta Imana. Mu buzima bwawe ujye ugerageza mu ntambaro ufite usheta Imana, aho kugira ngo wowe wishete cyangwa se wumve ko hari ukundi kuntu uri burwane. We yaravuze ngo haleluya, yaravuze ngo njyewe sinshoboye kumurwanya pe, kandi bari bamubwiye kuva kare, bamwambitse n'intwaro ari burwanishe, aravuga ati oya, izi ntago zishoboye. Kandi impamvu yazikuyemo, Imana yagira ngo niza kurwana ikanesha, Sawuli ataza kuvuga ngo nuko naguhaye amazange, naguhaye nguhaye ibyo ukoresha, nguhaye amacumu, nkwambika ibikurinda, niyo mpamvu watsinze Goliyati. Ahubwo Imana yarabimwambuye byose kugira ngo Imana isigare yirwanirira. Dawidi mu kuyisheta abwira abantu, arababwira ati ariko ubundi uriya mugabo uriya Mufilisitiya utarakebwe, ni gute asuzugura Imana yacu? Deja yayihamagaye kuko Imana yayivuze, yavuze ko ikomeye, avuga ububasha bwayo, arangije anavuga yuko ugiye kurwana nayo, ushaka gukubita Abisirayeli abana b'Imana atanakebwe vraiment. No kubanga umuntu utarakijijwe ni gutaza akidoga ku Mana, ku mwana w'Imana. Ibyo rero nibyo dukwiye kumenya nk'abakristo. Deja ijambo circumstances bisobanuye mu magambo abiri, bisobanuye ngo insako and stance. Insako murabizi ko ari ukuba, isako no kuzengurutswe, stance ni stand. Mu yandi magambo, you are standing is circled by what's going on. Uzengurutswe n'ibiri kujya mbere n'ibiri kugenda mu buzima bwawe. If you are feeling hopeless under any circumstances, you are under attack. Niba wumva ibikuzengurutse byaguteye ubwoba, ukumva wataye ibyiringiro, deja wageze hehe mu rugamba, watewe byarangiye. Muzikeri ariko byagenze, yamaze kwica abahanuzi ba Bali n'abashera yabarangije. Ariko akibarangiza kubica, akimara kubica aragenda, yumva amagambo Yezebeli amutumyeho, ajya kuryama, aravuga ati rero ndapfuye, n'undi reka nsinzire. Umva babone comment zivuga ko ramo cya giti cy'umurotemo nacyo ngacyo ngo cyavaga amakakama yanakwica, ko ari nk'ubundi yaryamye yarameze nk'ari kwiyahura. Urumva ubu hopeless, ibyiringiro yabitaye, byarangiye. Kandi akazi yakoze niko gakomeye. Rimwe na rimwe ubuhamya bw'ibyo twanyuzemo naho twavuye butugaragariza ko Imana yacu ikomeye kandi ishoboye. No kuba ugihumeka umwuka w'abazima ubwabyo bigaragaza ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Ibyo byagatumye udatinya ngo uhangayike ugire ubwoba, ahubwo uvuge ngo Imana yakoze biriya, in this time he still doing something marvelously. Iracyakora ibintu bikomeye, iracyakora miracles, ntago nzatinya, nzagumana nayo iteka ryose. Reka dusomye ijambo ry'Imana muri Matayo 26:4, Matayo 26:42. Haravuga ngo yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati data, niba bidashoboka ko iki kindenga ngo abango kireke nkinywereho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Haleluya. Reka nkubwire, kugira ubwoba birashoboka, kuhangayika birashoboka, ariko ikintu cya mbere kibi no kubwira Imana ngo igikombe kikurenge, nikimara kikurenga kandi ntunashyireho ko kikurenga ku bushake bw'Imana. Igikombe gishobora kukurenga ku bushake bw'Imana, ariko iyo uvuze ngo kikurenge gusa ukarekeraho, bisobanuye ngo uri kukidinayinga, ntugishaka. Kandi wasanga kunywera muri cya gikombe ari zo nyungu z'ubuzima wari kubona. Igikombe Yosefu yanywereyemo cyatumye abo ayobora muri Egiputa, abaminisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka, abaminisitiri w'ibigega by'ibiryo byo mu gihugu, abaminisitiri w'intebe,
aba n'umucamanza w'igihugu. Ibyo bintu byose, izo nshingano zose yazigize icyarimwe kubera igikombe bene data bamunywesheje. Iyo abwira Imana ngo kindenge, kandi kindenge rwose nta n'icyo nshaka deje, byari kurangira ibyo byose atabigezeho. Ariko yaremeye akinywera. Iki gihe na Yesu yari afite ubwoba, yaba yataye ibyiringiro, abona apfuye, abona birangiye, abona mbega isi yamwikaragiyeho, abona ubuzima bwashize, abona nta byiringiro afite. Ariko arangije aravuga ngo nubwo iki gikombe ngiye kukinyweraho, niba ubona ngomba kukinyweraho kitandenga pe, nta kundi nyine reka nkinywereho nta kibazo, ibyo ushaka biba ari byo biba. Kubera ko tutajya tumenya ibikombe tugiye kunyweramo, ingaruka zabyo ku buzima bwacu niba ziri negative cyangwa positive. Niyo buri rimwe tubwira ngo Mana, nubwo iki gikombe tubona kiteye ubwoba ku buzima bwacu, ariko kibe nkinyweremo kuko ubishaka, ariko si nkinyweremo kuko Satani abishaka. Hari ibikombe tunyweramo bya Satani, ibyo tunyweramo atari ibyacu. Ugasanga tunywereye mu bikombe Imana itateguye, ugasanga n'ibikombe tunyweremo bya Satani, ukarwara indwara ziturutse kuri Satani kandi Imana ari kuzikurinda. Kubera ko igihe Satani yakwatakiyemo nta Mana yari ihari, nta cyubahiro cy'Imana cyari gihari. Ndumva icyo ari ikindi kimenyetso. Ikimenyetso cya gatandatu kiravuga ngo gusubira mu mirimo mibi ya kera no kuba mu ngeso za kera. Ikimenyetso kikwereka yuko wasubiye inyuma, cyangwa se Satani yakwatatse, cyangwa ibitero by'umwijima bikomereye nabi. Ikindi kimenyetso ni uko usubira mu ngeso za kera. Wowe ugakizwa, ukihana, ukavuga ngo sinzongera gusambana, sinzongera kujyamo inzoga ngo zinkontorore, zinkoresha amabi, kurwana, urugomo n'ibindi, ukabireka ugasiga inyuma. Ariko at one time ukisanga wongeye wasubiye muri bya bindi, ukisanga wongeye wasubiye muri za nzoga, wasubiye mu gusambana, wasubiye mu kurwana, wasubiye mu Icyo gihe rero iyo wasubiye mu mirimo ya kera, biba bisobanuye yuko Satani yongeye kugusubiza ku bintu wari wararetse kera. Ikikubwira yuko watewe cyangwa se watatswe nuko ingeso zawe za kera zikugarukira. Akenshi bikunda kukubaho iyo proje zawe na gahunda zawe zitagiye mu buryo bwawe, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima bwacu. Rimwe na rimwe abantu iyo twahombye nibwo dukora ibintu bibi. Ugasanga niba uhombye proje runaka, ujya kwiyahoza inzoga wari waraziretse, ugiye mu buraya wari waraburetse, umuryango wari utekanye, ariko kubera ibintu by'ibihombo wagize n'ibibazo wisubitura gusubira gutera Imana umugongo. Muri ngeze kuvuga ngo rimwe na rimwe Imana igisa nkaho yateye abantu bayo umugongo, maze abatizera n'abanyabwoba bose bagahita batera Imana nabiki umugongo. Nijya nibaza, Imana iramutse iguteye umugongo nawe ukayitera umugongo, ninde waba uhombye? Nubwo nzi ko Imana itagitera abantu bayo umugongo. Imana nubwo yamera nkaho itari muri action mu buzima bwawe, ibikurinze, itari gukora quick action, ibikurinze n'ubundi. Ntuzigere ugira n'umunsi wa rimwe uvuga ko Imana yagutaye. Wapi, Imana ntishobora kugusiga, ntishobora kuguta. Ahubwo no mu gihe cy'Abisirayeli bari mu bucakara muri Egiputa, ndahamya ko Imana itaza kubarinda, baba barapfiriyeho bagashira bitewe n'ibyo bakoragayo. Ariko kubera ko Imana yabaga ibarinze, wowe yibwiraga ko yabateye umugongo burundu, ariko yabahozagaho amaso. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo yarebye imirimo bakora, ibona ko ari mibi, irangije ihagurutsa umucunguzi ujya kubakiza cyangwa se kubasevinga. Rero ntuzibwire ko na rimwe, ntuzibwire namwe ko Imana yaguteye umugongo cyangwa se yakuretse ku rwego ubona ibintu bitari kugenda mu buryo bwawe, ngo ubwire ko igisubizo kizi muri Imana ari uko usubira mu ngeso za kera za kamere. Kuko ibyo uri gukora rimwe na rimwe uri guhimana n'Imana, kandi ntigihimanwa, ariko uri gukina n'ubugingo bwawe buhoraho, uri kwica ubuzima bw'umwuka bwawe n'ubugingo, ubushyira mu mwanda no mu kibi no mu byaha by'urukozasoni. Dusomye ijambo ry'Imana riboneka mu Migani 16:11, Imigani ibice 26:11, haravuga ngo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. Aha twumvisemo ijambo rivuga ngo nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. Mwene data, igihe wasubiye inyuma, uba umeze nk'imbwa iri gusubira ku birutsi byayo.
imbwa, twumvisemo ijambo imbwa, twumvamo n'ijambo umupfapfa. Urumva ko aya magambo yose ni mabi. Kubona umuntu w'umugabo asubira ku byo yari yararetse, yarasezeranye imbere y'Imana, akabatizwa, akaba umusirikare wa Yesu nk'uko mwatwanye tubivuga, agasubirayo, wamara gusambana rimwe cyangwa ukiba cyangwa ugakora ibindi bintu bibi by'ibyaha Imana itemera, wowe ukumva yuko ari ibisanzwe, ntufate ingamba, ukumva ko ari akantu gasanzwe, ejo ukongera ntukanguke ngo uvuge ngo kera nari uyu, natangaga amahoro mu buryo bumeze gutya, but right now I'm doing this shit again. Icyo gihe bigaragaza yuko wibagiwe, waratewe ntiwabimenya. Mbega uri mu bitero by'umwijima n'abadayimoni. Mbega Satani yagukoreye proje, ntiwamenya nawe proje umukorera ku Mana. Kuko ubundi mu buzima bwacu tubaho duhora dutegana. Satani ni ukumurasa nawe akagira gute, akarasa. Hano hari igihe akwiha, akakwigira umugambi yarebye weakness zawe, akaba arizo acamo akakugabaho ibitero. Ni nkuko n'abarwana mu buzima busanzwe bwacu niko bimeze. Abantu bayarwana, ibihugu birwana, ingabo, abanzi, abasirikare ku rugamba, bareba weakness spot, ahantu akantu k'akanzu kaba karimo intege nke, niko mwanzi akunda gucamo. Kandi ubona ko niyo uri umuntu uri kurwana, ugerageza gushaka protection za protection, anti-missile, abafite intwaro bakoresha anti-missile, bagakoresha ama anti-missile, bakagama protection, ubwirinzi bwo mu kirere, ama systems, muzika bisire bafite za iron domes n'abandi benshi. Ubwo bwirinzi nibwo umukristo yakagize, butuma Satani arasa, kubera gucika intege k'ubwirinzi ugahita ubyumva. Ariko iyo nta bwirinzi ugifite, Satani aragutera akakurwanya, ntunamenye ko yinjiye mu bwirinzi bwawe, ntunamenye ko yatatse umuryango, kuko nawe usubira kure, usubirayo, usubira aho waturutse, usubira mu buzima bwiza bw'umwuka wari urimo, ukamera nk'imbwa yasubiye ku birutsi byayo, ukamera nk'ingurube yasubiye kwivuruguta. Kuko ubundi ubukristo abenshi ntabwo babizi, ariko ubukristo bumeze nko kubona ingurube nziza. Kuko twebwe abantu ikituneza nuko duhora mu bisogorore twivurugute mu byaha. Ariko ni nkuko n'ingurube nayo ikineza nuko ntago ari igitangaza kubona ingurube yivurugusa, ibyo ntibyagutungura rwose, ahubwo ni igitangaza kubona ingurube itivurugusa. Niyo mpamvu natwe turi bitangaza ku Mana. Abantu b'Imana mujye mwirya karama vuga ngo turi bitangaza, turi abana b'Imana. Ni ikintu kidasanzwe kubona ingurube isa neza, niko n'abakristo tumeze. Rero byorohera umukristo cyane gusimbuka mu byaha agahita yituramo agasubirayo. Ariko iyo usenga ubana n'Imana, ugeraho ukamera nkaho gusubira mu byaha ari ikintu ahubwo kikugoye kandi kikuruhije. Rero ikintu ashaka kuvuga, Imana igomeze tugire neza kandi duhe ubuntu n'imbaraga zayo bidufate, tugomeze tugume imbere y'Imana cyangwa se ntidusubire mu byaha. Ikindi kimenyetso cya karindwi kigaragaza yuko watatswe ntiwabimenya, ni uko noneho burundu ugwa ukava mu mubano w'Imana neza. Hariya ho abantu niyo bakubwiye ngo waraguye, babwira ati rero nasanze ibintu byanyu ari fake, nasanze ari imitwe, ntacyo bimaze, biriya bintu byanyu ni injuga, abapasiteri babishakira amafaranga, mbega ibintu byo gusenga ni business. Nanjye nimpuguka nzakora business, nanjye abantu mbasakemo amafaranga. Abantu bamaze kugwa nuko bamera. When you are pulled away from God's relationship, that's what you do. You say God is nothing, God is nothing, I would sin, there's nothing I will get there. Uzajya wumva ko ubuzima bwawe, mbega ubuzima bwo mu Mana, mbega nubwo wamazemo igihe, wataye umwanya, biriya bintu byari impfabusa, nta kintu byari bimaze. Ariko mwene data ndakubwira, kubana na Yesu nicyo kintu cya mbere cyiza, kiryoha, kibaho. Kubera ko ubuzima bwo mu Mana, niyo twahura n'ibibazo, tugahura n'ibiturushya byinshi, twumva yuko uko byagenda kose Yesu atureberera. Ariko uzi guhura n'ibibazo n'ibitero wumva nta no kwitayeho, nta n'umuntu uri kubona, nta n'Imana, ntaki, biragora. Rero kuba waratandukanijwe n'umubano w'Imana, utagisenga, ntugikunda kuba mu rusengero, ntukishimira abantu b'Imana, usigaye ukunda gukoresha ubuzima butarimo Imana aho gukoresha ubuzima burimo Imana, ibyo bigaragaza yuko
ni ikimenyetso kigaragaza yuko wamaze guterwa na Satani. Hari siroga ijya ivuga ngo hafi y'Imana kure ya Satani, kure y'Imana hafi ya Satani, hafi y'Imana kure ya Satani, kure y'Imana hafi ya Satani. Iyo uri hafi y'Imana uba uri kure ya Satani, iyo uri kure y'Imana uba uri hafi ya Satani. Rero hari igihe mu buzima bwacu tubaho ukumva wowe uri kumwe n'Imana kandi utari kumwe nayo. Ati gute? Igihe cyose wumva ko utagisenga kandi ukabona nta kibazo mu rugo, nta umudendezo, ni salama, nta bibazo, nta ntambara, nta bigeragezo, nta bwoba, kiriya gihe bakita igihe cy'umudendezo. Satani aba yakuremeye kugira ngo we wumve ko nta kibazo. Nta bitero yagushyizeho ariko arakwifitiye. Mu minsi izaza azagutera n'Imana utakiyibuka. Rero ikintu cyiza cya mbere mu buzima ni uko wareka kugwa ngo uti Imana burundu uyisibe mu buzima bwawe. Umuririmbyi yaravuze ngo muze mwenyine twirane mu nsanga ahantu hatari abantu, kandi aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ahubwo ntazagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga Imana. Dusomye ijambo ry'Imana rikora muri Petero wa mbere ibice 2:4, haravuga ngo ni mu mwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Mureke dufate ririya buye turigumane, mureke twegere Yesu tumufate tumugumane ntitumusige, kuko Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko rihinduka irikomeza imfuruka. Niba ushaka kubaka ubakisha Yesu. Niba ushaka kubaka ubuzima bw'umwuka ubakisha Yesu. Niba ushaka kubaka ubuzima bwo mu isi burimo amahoro, burimo umunezero, abana bawe bakajya bishima, umuryango ukajya wishima, nawe ubwawe ukishima ibyishimo umuntu atakubaza ngo biri guturukaye, atari byaturutse mu mafaranga menshi wagize n'amaprofit, bidaturutse mu mabenefit menshi, biturutse muri wowe. Abantu benshi bafite ubuzima bwiza, bafite amafaranga, barakora icyo bashaka, they go everywhere in this world, bakambuka inyanja, ariko babuze amahoro, babuze ibyishimo, bahora mu bwoba, bahora mu gahinda n'amarira. Ariko niba ushaka kubaka neza, fatira ibuye ryitwa Yesu uryubakishe. Haleluya. Yavuze ngo ni mu mwegere niwe buye rizima ryonyine ryanzwe n'abantu. Abantu bararyanze pe, bararijugunya, bararikubita, baravuga ngo nige hirya. Ariko hari abandi bantu bamenye ubwenge, bararifata, bararyubakisha. Hari abantu bamenye ubwenge, bati ibyo batunze bakurikira Yesu. Matayo wari umusoresha asoreshereza Abaroma, yarataye aravuga ati I'm going to follow Jesus. N'aba Petero ba Yohana baravangira ibuye naribonye, ngomba kuryubakisha rikagaragara mu nzu yanjye. Niyo ryaba ari rimwe, nubwo ari rimwe, nubwo rimeze gute, nzarifata ryubakisha. Abantu bazi uburyo abantu bajya bakora reform y'amatafari cyane ibindi bintu, ugasanga umuntu yafashe ingredient imwe ayivanzemo kugira ngo ikomeze wenda umucanga, bagafata sima bakayishyira mu abakora amabloke sima bakayishyira mu mucanga runaka kugira ngo ize gukomeza amabloke sima. Ariko sima ibari nke ku mucanga. Na Yesu rero umufate buri gice cy'itafari ryubatse ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe n'akazi kawe n'ibindi, urifate ribe ririmo ingredient ya Yesu. Mbega buri tafari ribe ririmo agace ka Yesu. Mbega dukeneye kubakisha Yesu mu buzima bwacu. Dusoza rero dusome mu Bami wa kabiri ibice 3:16, haranditse ngo aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Dusoreje kuri ino nkuru iboneka mu Bami wa kabiri ibice 3:16, ngiki gihe Abisirayeli bari under attack z'Abanyesiriya. Ngo ariko ikintu cyajujubyaga umwami w'Abisirayeli ko yari akomeye, bari bakomeye ku buryo bashobora gutsinda Abisirayeli mu buryo busanzwe. Ikintu cyabajujubyaga kikabatesha umutwe nuko igihe bazaga gutera, basaga Abisirayeli bakoze ibitandukanye naho bari bapanze. Maneko zabo ibyo maneko zari zanetse Abisirayeli aho bari bubasange no ko babateramo. Ngo barazaga buri gihe bagasanga Abisirayeli bamaze kumenya ibijya mbere, bahinduye aho bari bukorere, ahubwo babiteguye ahandi hantu. Umwami aravuga ati hari ahantu ninde maneko bafite udasanzwe, intelligence special. Iyo dukorana n'Imana batangira kudushinja kuba ba maneko, batangira kudushinja ngo kumenya amakuru y'ubwino ahishwe, batangira kutugira abakomando, kandi koko turi n'abakomando bo kwa Yesu. Ngo icyo gihe rero
Abisirayeli bararakara, umwami w'Isirayeli ararakara, atuma abantu baza kumenya ngo uko hari umuntu uvuga amakuru mbere w'umukomando ubasha kumenya amakuru mbere yuko baza gutera, ngo hari umukomando mu Isirayeli ubasha kubimenya. Kumbi ni umukomando witwa Elisa, yifitiye amakuru yo ku Mana. Haleluya. Ibintu byose bijya kuba yamaze kwakira amakuru aturutse mu ijuru. Umukomando witwa Elisa ngo yari umuhanuzi, ngo arangije umwami w'Abasiriya ateranya Abisirayeli, ateranya Abanyesiriya, ingabo z'Abanyesiriya, aravuga ati mugende mushaka kwagaba ahantu kari, nimara kumenya aho kari muze mumubwire ngene ngafate tukice, noneho dutera Abisirayeli mu mudendezo. Buriya dukeneye kugira amakuru mu buzima bwacu. Icyo gihe ngo batatse urugo Elisa yisinziririye, Gehazi we yari akanuye, yari maso akangutse, umuntu akanguka yayura yiwe, akubise amaso hanze abona mu rutoki huzuye ingabo ziraryana. Murabizi abasirikare ukuntu bahagarara batatse bari kurya mbushi, bamwe bararya abandi bagahagarara, abandi bakajya mu biti, abandi n'ibiki. Abana bagose inzu, ntaye nka rero abonye bagose inzu agaruka yiruka akora kuri Elisa. Abantu b'Imana, haleluya, ntibajya bahabuka, ntibagira n'ubwoba. Abantu b'Imana bakunda kubona ingabo z'Imana zibakikije, kandi biriya bintu dukinisha byo kwizera nibyo bikora. Kwa kundi uvuga ngo uko bimeze kose hari Imana ingose, nibyo bikora, nibyo bidukorera abantu b'Imana. Ngo icyo gihe Gehazi yahise agira ubwoba ko n'undi yumva yari umukozi, ntiyari afite imbaraga z'umutima nk'iza Elisa. Abwira Elisa ati, Elisa yamukoye ikiringiti ati byuka tugende, twatewe, twatatswe, turapfuye, birarangiye, vuza induru batabare. Elisa aramubwira ati amakuru bite igikoma cyahiye. Gehazi ati urambwira ibikoma hano batuzengurutse. Elisa aramubwira ati noneho rero nkubwire tugiye gutemberera. Gehazi ati ariko turapfuye uri muri ibyo ngibyo. Elisa aramubwira ati habaye ikiza, ati hano hanze huzuye ingabo, hari izambaye uku, hari izipambye, iziryamye munsi y'iki, iziri ku bitoki hejuru, izananaye ku mikozinga, iziri mu biti, hano ku mategura ubu huzuyeho ingabo, ku madirishya amacumu arabambye, imiheto, ibiki. Ngewe nari ngiye kunyara, nanyaye mu muryango, byari bikaze. Imana irakomeye, haleluya. Ngo Elisa arangije aravuga ngo Mana kora ku maso n'umuhungu abona ingabo zitugose. Ngo Gehazi akibona ingabo zibagose, kwa Elisa navuga ati none reka nanjye niryamye. Elisa ngarabyuka kubera ko hari igihe ubona ingabo zikugose ukabona izari zaguteye nta nicyo zivuze. Ngo Elisa ngo yaranabyutse arababwira ati rero mwangabo mwese muri hano, ntibahise bamurasa bakimubona muri sport, bakimubona kibaza amaso ntibahise bamurasa. Haramubwira ati turashaka umuntu witwa Gehazi wa muri ino nzu, ndatabwo mu nkurikire ngiye kubereka mwayobye kuva kare ko sinde bahaye amakuru ko yaboheje. Arabajyana bashyira mu Bisirayeli, abwira umwami ati ngaba ndabazanye. Ariko ikintu nshaka kuvuga muri byose ni uko dufite Imana iturinze, ntitugacogozwe n'ibidutera. Nitubona twatangiye kujya hasi tujye twongera dukanguke, turebe cyangwa twumve ikintu Imana yabidushakaho, tumenye ubuzima Imana idushakaho. Mu yandi magambo tugoswe n'ingabo nyinshi tutabasha kubona. Nigeze gutekereza nti Imana iramutse itweretse ibyidukiza twahora mu rusengero n'akazi twagahagarika, ndetse abenshi twapfira mu rusengero turi gusenga. Imana iramutse itweretse ibyidukiza, itweretse intambara turwana nazo, Imana igaragaje uburyo iturindamo n'uburyo iturwanirira, twakizera kurushaho. Ariko nibwo twasenga cyane ko twagira ubwoba, tukajya tubona buri gihe byadufasha. Rero Imana ishimwe ko iturinda kandi twitaho. Imana ibaho umugisha. Nababwiye bino bimenyetso kugira ngo dusenge, kugira ngo dufatanye gusenga, dukanguke, tubane n'Imana, ubuzima bwacu bugendane n'Imana, imibereho yacu ibane n'Imana. Imana ibaho umugisha. Njye nitwa Yezu Valens, twabanye. Ndagusaba kugira ngo ubutumwa bugeze ku bandi, kandi ukore subscribe, share na comment kuri Healing Word Podcast kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugomeze bwamamara ahantu hose, kandi nawe waba umukozi mwiza ukoreye umugisha w'Imana kugira ngo abantu bose bamenye buno ubutumwa bwiza kandi bugere kure hose. Kugira ngo buhagere nuko dufatanya nawe tukabiba ubuzima bwiza, tukakora subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza abantu bose
bujye bubageraho bitabaye ngombwa ko ubwoherereza umuntu, ahubwo YouTube channel ijye budisipureyinga ibwohereze n'abandi babubone babashe kugira ngo bumve ibyo nawe wagize gute wabashije kumva. Nitwa Evariste, twari turi kubana. Imana iguhe umugisha kandi kurinde. Amen. Reka dusenge. Turagushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye ko twumvise ijambo ryawe ryiza. Reka uhe umugisha abaryumvise bose kandi uhindure ubuzima bwabo n'amateka yabo mu izina rya Yesu Kristo. Tubuhoje ababoshywe n'imbaraga z'umwijima n'abateweho bino bitero tuvuze ntibabimenye, kugira ngo bakanguke bahabwe imbaraga z'Imana. Kandi ndagusabye ngo ugirire neza umuntu wese watwumvise, umuhaze uburame, umuhe ubushobozi, umuhe amafaranga, umuhe iterambere, umuhe gukomera, umuhe ububyutse, umuhaze ubwiza, umuhaze gukomera, umuhe igitinyiro n'igikundiro. Ndagushimiye kuri Imana y'urukundo, gomeza uganze muri twese kandi utugirire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.